Rukara wankoreye muri gift gallery mwana wa mama. Jessica Rukara arabitaye. Rukara we! Mugarure Rukara. Rukara ngwino ngukene phone guruka. ngo rebera Rasheli murebere tap. Divine ma bebe. Ubone kamere ku mugore mukuru. Divine baramuhanuriye ejo. Baby. Uriya mugore yarabeshya. Wamugenga ndetse ndakuye bari gukoresha ukanga kugira ukava ngo ndi kubeshyira. Ngo nanze kubivuga. Oya mfita uhitsa mbeti ngo bureta. Yakoze nibyo. Wazenguruka ibihugu byose. Wazenguruka ibihugu. Windimi zose z'ibihugu za. Arazivuga. Kwa manaje ku kazi. Uwo bibera tap muri bitwara Rasheli. Ngiye kubona amafaranga yewe mugore we. Mufite n'amafaranga ndi n'umukiri cyamubwira. Ugiye tuvuga ngo ndabyakiriye. Gusa nawe ndi kuvuga amena n'umutima mwiza cyane. Ejo baramwibye mbona ko bari kumubeshya urumva? Godfather wo namiyago igishiramo. None se ibintu byo kunywa amapasiteri n'agatsina. Ugiye kubona ukunda abakene Divine afite umwanya wo gutekereza kuba atishoboye abifitiye uwo mwanya. Njye ntago nishoboye nda. Rero urumva abatibi baratwiba ariko noneho ko bazi ukuntu bamarikira urumva. Babigize business. Ejo bundi bibye ntuzanumva ndababaye bibye uyu mukobwa ndavuga ngo uri kubeshya ukunyeba. Ukijije kanseri yamwiwe ngo ndabizi ugiyumva. Yego birabintu uziko reka nkwereke Divine gutyo bajya babivuga umuntu agapfa kwikiriza kuko nabere ngiriyo kanseri irafata. Barabatubeshya. Aho ngaho uranyibye nawe ngo iki? Godfather mugore yarabeshye byose narakibya navuze cyo kuri. Hanyuma kubera kutamuhakanije nkamuhakanya ukanga nawe ukamufasha. Oya yaragihari ntabwo byari sawa. Yaragihari? Ntabwo nari guhakana hari. Kubera iki? Nimwe mwawe nimwe mwe kandi ngo nikimfate kinkomeze akarenda yikozamo ukiri kwanga kumuhakana. Sibyo? Yarakubeshye nkabyumva ko ari kukubeshya. Divine afite umwanya wo gutekereza ku bandi bantu nawe bari bajya bahita bakubwira ngo kubera umutima wo gutekereza ku bakene ngo Imana iguhaye ibi n'ibi. Nakagenze kumwe. Akondi Imana izabera. Ubundi ugiye tubyiyaturiraho hari reba nka gutya bakoresha amarangamutima bareba nk'umukobwa uri mu gihe tugezemo gata bakubwira ngo Imana ikurinze ngo urushako ngo rudashobotse ngo uriya muhungu muri kumwe aragushuka. Imana ikurinze kubyarira iwanyu. Imana ikuze nyine bajya bavuga ibintu bibaho biri normale nyine byaba ku muntu wari we wese. Bari kudushuka. Mwaduhaye gift. Uyu munsi kwakiriye byaremye abagome. Thank you, Notorious. Kumanurira amatatuwaje afite. Urambeshya ngo hanure n'umuntu ufite tatu. Ngo yabivuyemo wajya mu by'Imana. Thank you very much. Thank you. Yabigoma mapu najya kuzisibya. Abwo azashobora zisibya kiranukira rimwe.
azagaruka yarazisibije abone kuduha ntago ba ego mana yanjye ni nko nabonye yagiye mu kiganiro yambaye aka jumpsuit ka kola ajya mubona imihanda hano yakataje nkumiro baba batubeshya shakanisha babigize business ni ukuri kw'Imana noneho no mu ngo z'abantu bajya bara bakavuga ngo abari uriya business nimuhanurira aramereza ikiro cy'isukari amereza ibiro 2 by'umuceri amereza iki bagahita babigira business niba zikaba ari buryo ntabwo yabura kuguhanurira guys mwangeza kuri tuke nkakaryama ako wasanga ari byo da hari uwaje atanga ubuhamya ngo bamukijije kanseri muri mbari brother wiwe bakijije kanseri ariko rwose oya sha divi Imana yari bugukize kanseri n'ubundi yagukiza itarebeye ko wari wabikubwiye kandi Imana yashaka kugukorera ibyo byose ngo uzenguruke ibyo bihugu yabikuzengurutse atari uko ari we wabivuze rero ibintu byose byabaye ntabwo bavuga ngo ni umuhanuzi nuko yabihanuye Imana ibisanzwe izabikora yaravuze ngo ari kubireba njya mbizenguruka already narangije kubizenguruka ariko mana njyewe ntiwakanshwezeho sinkunda umuntu bajya isiki baranateranya uziko ngenzi umwana wari warasohoye save the date akica ubukwe kubera ko bamuhanuriye ngo azashikana n'umuzungu niba babatera n'imiti agahita ariko bari bagiye gushakana bwari buri mu kwa 10 twari turi nko mu kwa 2 burapfa pe ibaze ari kubona umugabo we ari umuzungu aramumushushanyiriza umwana ubukwe burapfa pe nambwira ko nawe warahonye ubwo se wareka ubukwe ukareka umugabo ufite gahunda kubera ko ngo bagwaye isiki kubera barwana nasabaga umuntu witwa Isimbi ko yangiza kuri 10k murakoze izo nzi ko basinziriye wa gicucu ngejeje kuri 10k wakoze cyane murakoze nibafungiye 1k mfite mpita nyiguhoha itugira tuke nako babarira bafunze naziguha mukunzi nafunge reba ukuntu ari kutureba mu kajisho mana yanjye impress impaka wavuze impress ari gusharinga mubabarire musimbuke none nta muntu nashende bize ndimo ndirebera filime nta muntu nasharinga umva sibagiye kumburoka abantu mfite ngo ndi gusharinga ari gushyira no kuri status abantu barara ijoro barashaka bajya kureba ibintu by'amastatus wishyira nk'inshuro ngo urayishyize nk'inshuro 10 uri gushira he kuri status ya WhatsApp yanuze ya TikTok uzikora TikTok najya nkora repost sinjya mbikora byarananiye ndi kuvuga kwisharinga kuri nuza status ya TikTok bambona uko ari ugusaba nanjye kuvuga amagambo acuramye wambanza ibitutsi byabaye byinshi cyane biranyishe ndagusaba Pro Max ako shana ndashaka gutangira kwishiraho utugohe tumaraho ukwezi kandi twambere nahita nsanga lashes naraziguze ndashaka naraziguze ndazifite nshaka kuzishyira ariko nabuze umwanya impress wabaye ikintu abana bo mu Rwanda baturusha n'abasirimu nashyizeho utuntu ese ko nayo nazishyizeho ariko ikintu cyambabaje ni kimwe aho nazishyiremo ni kure naho nuye uzi ko tutagomba gushyiramo amazi nawe kamwe kajyavamo kavamo mva birandambiye ndabukura none bugenda bukururukana naza n'izanjye ziriho njya kuza nanjye kumara ukwezi byarananiranye iyo zatinze ni 2 weeks none se iyo zivuyeho havaho Destiny welcome Destiny can you please make me rich 2k please thank you ibikiriza reka mbabarira abanze banyikandire iby'ingoye nta kintu mfata tube tuvuga ingo haragukanda
oya njye nazishizeho mani kagenda kavaho kamwe kamwe mpaka nsigarana akantu kamwe ku jisho. naraziguze rero ngo njyewe nzazishyira yaze ko n'ubu iyo zigiye havuye kumara ukwezi ntarazishyiraho. iyo havuyeho nka tubiri izindi zose nzishituzaho. oya iz'ukwezi nta kintu mba mfataho pe ni mbi cyane. Empress uzarebe tutorial y'ukuntu wazishiriraho ujya ushyiraho kamwe kamwe gusa ube careful kuko ushyizemo iriya glue si bo yakubabaza. zishiraho se Kandi si ibyo nakubwiye uwo mwanya nawe ndabona isi uzishiraho cyangwa gushira ninze banshiraho ariko simbizi nta rutine mfite yo kuvuga ngo it's for me. umva na Ju